Imanza zikomeza gutinda zikomeza kuba nyinshi niko abantu bakomeza kuba muri gereza nta mabwiriza yihariye y'uburyo aba bana bunganirwa. Hari n'ibindi nabyo byagiye bigaragara by'abantu bakomeza gufungwa nyamara yararangije igihano. Zikana zo ziracyagaragara. Ubwo twari nabwo yaba mu bushakashatsi twagiye dukora yaba ni n'abagororwa ibyo batubwiye mu by'ukuri haracyari ibibazo by'imanza za jenoside yakorewe abatutsi, harimo abantu bafunze batazi itariki yafatiweho kandi itariki umuntu yafatiwe, itariki umuntu yafungiweho niyigena mu by'ukuri igihano azamara muri gereza. Haracyari izo dosiye rero n'ubu zigihari z'abantu bafunze nyamara atazi ngo afunga igihe kingana iki, rimwe na rimwe akubwira ko yanarangije n'igihano ariko hataraboneka itariki uwo muntu yafatiweho habarwa igihano yahawe bahereye icyo gihe. Izo dosiye nazo zihutishijwe zikagira umwanzuro zifatirwa abo bantu bari muri iyo leta batazi igihe yafatiwe, muri record za gereza bitazi ngo yafashwe ryari. Mu by'ukuri izo dosiye nazo zirangiye zifatiwe umwanzuro umuntu akamenya ngo mfite iki gihano cyatangiye ryari kugeza igihe zasoza iki gihe, nabyo bishobora kugabanya ubucucike mu magororero cyane cyane kuri izo manza za jenoside naho haracyarimo ikibazo. Hari ikindi nacyo twabonye nacyo gitera ibibazo nubwo twishimira ko hari ikoranabuhanga rya ISMS ariko haracyarimo ikibazo cy'inkiko cyangwa se abacamanza batinda gushyira kopi z'imyanzuro muri system. Ibi rero bitera ikihe kibazo? Umugororwa akenshi na kenshi hari igihe ajya kubaza dosiye cyangwa se bakamuha dosiye abura nk'amezi 2 ngo atahe, yareba muri kopi de jugement agasanga harimo amakosa. Iyo harimo amakosa bivuze ngo arasubira mu rukiko kujya gukosoza ya makosa kugira ngo abone gutaha. Izi dosiye nubwo izi case nubwo atari nyinshi cyane ariko zirahari z'aba bantu usanga umuntu yaragiye gukosoza igihe aboneye kopi kubera kopi yatinze kujya muri system, igihe agombaga kusohokera kiramurenganye ko hari nabo twagiye dusangamo amazemo nk'amezi 2 yarategereje ku rubanza rukosorwa. Yagiye gukosoza urubanza kubera ko yatinze kubona kopi nyuma agakomeza gusavinga nyamara yararangije cya gihano ategereje ko kopi de jugement ikosorwa. Ibi ugasanga biterwa no gushyira izi kopi de jugement muri system ariko nanone n'uburyo izi kopi de jugement zigera ku bafunzi kuko navyo biracyarimo ikibazo. Usanga uburyo bibageraho ni cano ndende kugira ngo umuntu azamenye mu by'ukuri iyi kopi de jugement yakatiwe iki gihano. Usanga nabyo bikirimo iyo process ikiri ndende, iyo mikorere nayo iramutse inogejwe umufungwa akamenya ngo hakiri kare igihano cyanjye ni iki, kopi de jugement ni ngiyi, harimo ibi ngibi. Hari nk'uwaduhaye urugero atubwira ko ajya kubaza bamubwiye ko yakatiwe imyaka 2. Yagiye kubaza muri greffe, hari umuntu wohereza akajya kubabariza muri greffe ya gereza cyangwa se y'igororero, agiye kubaza bamubwira ko yakatiwe imyaka 2. Imyaka 2 irangiye agiye gusaba ko arekurwa asanga imyaka 2 muri kopi de jugement ntabwo ari imyaka 2 ahubwo ni imyaka 20. Imyaka 20. Donc urumva wa muntu wari uzi ko ari imyaka 2 asanze ari imyaka 20 kubera amakuru atahawe neza, kubera uburyo adafite access kuri izo document. By'ukuri wa muntu yagakwiye kuba hari n'inzira wenda yindi yakoresheje, yakwiye kuba yarakoze n'ubujurire bwa kabiri ku itegeko rabimwemerera, ariko kubera ubwo buryo bwo kumenya ayo makuru nabwo butari bwasobanuka cyangwa se uburyo bikorwa bitari bwo, mu by'ukuri nabyo biracyateye ikibazo cy'abantu bakomeza kuguma muri gereza, rimwe na rimwe bakabura n'uburenganzira bwo kujurira kandi yari abufite kubera ayo makuru atahawe neza. Hari ikijyanye nacyo
release on parole cyangwa se ifunguro ry'agateganyo ry'uwakatiwe. Ibi nabyo mu byo twabonye uzi ko itegeko ribiteganya ko umuntu ashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo mu gihe hari ibyo yubahirije, mu gihe yitwaye neza muri gereza, mu gihe yarangije hari kimwe cya kabiri yaba ibya gatatu bitewe n'igihano yagiye akatirwa, itegeko rirabiteganya. Ariko mu by'ukuri twasanze uko ibintu bikorwa nta transparency irimo. Usanga bajya ku rutonde uburyo bikorwamo, abagiye mu nama y'iyi coalition cyangwa se ihuriro ry'abakora mu nzego z'amategeko bari baporopoje ko hajyaho na komite ishinzwe kugena ngo ni bande bataha, ese abataha n'abakatiwe ibi bihano, sabuje bisabwa bikorwa bite, bigenda bite. Mu by'ukuri nabyo haracyarimo icyuho kuri abantu basaba gufungwa by'agateganyo ko yitwaye neza n'ibindi, usanga hakirimo imikorere itari myiza n'uburyo bikorwa bidasobanutse. So biramutse bikozwe neza nabyo bishobora kugabanya ubucucike mu magororero atandukanye, kuko itegeko riteganya ko buri mwaka nibura abantu bagakwiye kuba bataha bitwaye neza, ariko usanga uburyo bikorwamo nabyo hakenewe kunozwa. Nibura hashyizweho komite ibishinzwe yihariye itandukanye nuko bikorwa byarushaho kuba byiza mu gukemura iki kibazo. Twahoze tuvuga ko hari ibyagezweho. Mu by'ukuri turashimira politiki yo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, yagize uruhare mu gukemura ibi bibazo. Hari na politiki y'ubutabera mpanabyaha, ariko mu by'ukuri izi politiki nubwo zihari, ishyirwa mu bikorwa byazo naryo ziracyarimo utubazo, cyane cyane nko kuri ADR yo usanga hari uburyo byashyizwe muri gahunda, hari amabwiriza ya Chief Justice ashyiraho pre-bargaining n'uburyo ikorwa, turashimira umusaruro yatanze. Ariko hari izindi nzira zitari pre-bargaining ziri muri ADR zidahabwa umurongo kugira ngo zikemure ibi bibazo. Rero haramutse hashyizweho umurongo cyangwa se amabwiriza y'uburyo iyi politiki yashyirwa mu bikorwa, nabyo tubona byakemura ibibazo. Izi politiki kari ebyiri turashimira ko zihari, ariko ishyirwa mu bikorwa byazo nabyo nazo riracyateye impungenge. Mu by'ukuri turamutse zishyizwe mu bikorwa zishobora gukemura iki kibazo. Hari itegeko riteganya mwanya muke, itegeko riteganya izindi nzira zitari igifungo. Itegeko riteganya inzira 12. Izi nzira 12 urebye uyu munsi iyo dusa nkaho turi kushyira mu bikorwa ni pre-bargaining cyangwa se ubwumvikane ushingiye kwemera icyaha, ariko ibijyanye na ikurikirana cyangwa se electronic monitoring ubwabyo ntikorwa. Hari ibijyanye no gufatira amapasiporo, hari ibijyanye na indishyi. Ubu buryo bwose uko bugera kuri 12 usanga mu by'ukuri budakoreshwa uko bukwiriye. Buramutse bukoreshejwe uko bukwiriye bushobora gukemura iki kibazo cy'ubucucike, kuko kugeza uyu munsi umuntu arumva ko igihano ari ugufunga. Ariko nanone nasoza nuko kugira ngo bishyirwe mu bikorwa birasaba none no kuvugurura amategeko, cyane cyane iri tegeko rigenga ibyaha n'ibihano, ku buryo bimwe mu bihano bishobora guhabwa uburyo bikemurwa n'izi nzira 12 ziteganywa n'itegeko. Rero haramutse havuguruwe itegeko, riri kuvugururwa turabizi natwe dufitemo uruhare, ariko rivugurura rikajyana n'ubu buryo buteganywa, rikajyana n'izi politiki ebyiri twavuze haruguru, bishobora gukemura iki kibazo. N'abafungiye mu magororero nacyo usanga badahabwa ubutabera mu buryo bukwiriye cyangwa mu buryo bunoze. Aha ugasanga mu by'ukuri ay'ababunganira abana nta mabwiriza yihariye y'uburyo aba bana bunganirwa. Icyo ni icya mbere. Kugiye kuri quality y'ubutabera batanga ubwayo ifite ikibazo ku bana, ntibari specialized mu kunganira abana.
iyo usanga hamwe na hamwe kubera bitewe n'amafaranga bahabwa ko kugeza uyu munsi bahabwa 400 ku kwezi, ni amafaranga makeya. Usanga bajya mu kunganira abana ni junior lawyers n'abakirahira ejo bundi, usanga nibo usanga barigwa mu turere azenguruka ajya kunganira abo bana. Kandi mu by'ukuri uyu mwana akeneye umwavoka koko usobanukiwe, ufite iyo experience. Ntabwo ubutabera bukwiye guhabwa umwana ari ubw'umuntu nawe w'umwana ujya kumuha ubutabera, ujya kumwunganira. So iki rero nacyo kiracyarimo ikibazo cy'abavoka bahabwa abana badafite ubwo bumenyi. Rimwe na rimwe ugasanga biterwa n'aya mafaranga makeya bahabwa, 400 ku kwezi n'amafaranga makeya umuntu azenguruka akarere kose. Bitera ibibazo rimwe na rimwe byo kutabageraho ku gihe mwunganire, ariko nanone n'uburyo bakurikiranwa. Wenda sinzi abantu ba baroni bari hano ariko wenda baza kutubwira, ariko n'uburyo bakurikirana imikorere yabo nabyo bishobora kuba birimo ikibazo, kuko ntabwo wakumva ko umwana atigeze ajuririrwa uri umukoresha we ngo reka kubaza uwo muntu impamvu umwana atajuririrwa, ko n'uburenganzira bw'ibanze. Natwe aho dukorera abatishoboye turamubwiraga impamvu tutakujuririye n'iyi ngiyi, akira icyemezo cyangwa se bigende bityo, ariko aba ari uburenganzira bwe kujuririrwa. So rero mu by'ukuri harimo n'icyo kibazo cya monitoring y'abo bavoka bunganira abana, nabo bishobora kuba harimo icyo kibazo. Ikindi ni ko batishoboye batunganirwa. Mu by'ukuri yaba Legal Aid Forum n'indi miryango dufatanya kunganira abatishoboye, turacyafite ikibazo cy'abakozi bakeya, ariko bijyana n'ubushobozi tuba dufite, bijyana na fund tuba dufite. Mu by'ukuri ubona ko hakenewe kongera yaba ubushobozi mu kunganira abantu, kuko it's a constitutional right to defense, ni uburenganzira umuntu yemererwa. Rero ikibazo cy'ubushobozi buke kiracyahari muri iyi miryango yunganira abatishoboye, ariko nanone n'ikibazo cy'amategeko nacyo kiracyahari, cyane cyane kugeza umuzi nta Legal Aid Law tugira. Nayo tumenye ngo ese wunganira utishoboye ubundi ninde, ko kugeza ubu muri iyi miryango dukorana nayo usanga buri wese afite uko adefinise utishoboye ninde. Hari nk'aho twagiye muri gereza ahesha usanga imiryango igenda ikamubwira ngo wowe ufunzwe duha icyangombwa cy'uko utishoboye. Umuntu ufunze kumutuma icyangombwa cy'uko atishoboye, rimwe na rimwe hari usanga n'imiryango yarabatereranye ashobora kubona icyo cyangombwa, kandi kondisiyo iramutuma icyangombwa cy'uko itishoboye. Ese nta zindi kondisiyo ushobora kureberaho nibura ngo umenye ko umuntu atishoboye utagiye kumutuma icyangombwa haturuka? Umuntu wafatiye i Kigali yataha i Rusizi kujya kumutunga icyangombwa i Rusizi cy'uko atishoboye ngo aricyo uheraho. Mu by'ukuri nacyo biracyarimo icyo cyuho. Haramutse havuze ngo utishoboye ninde, uri muri gereza utishoboye ninde, hakazaho izo kriteriya, bitari ukuvuga ngo inzego z'ibanze zigende zemeze, kuko hari n'ibyo usanga n'ibyo aburana cyangwa se ibyo yakurikiranwa aburana ari nabyo byagombaga kuvaho ubushobozi bwo kwishyura umwavoka, ariko ntawe yabonye. So rero haracyari icyo cyuho cyo kumenya ngo mu by'ukuri utishoboye ninde, kuko hari n'abo twirengagiza mu by'ukuri yagakwiye kuba ahabwa izo serivisi, ariko kubera ko kriteriya wenda twebwe nka Legal Aid Forum tugenderaho sizo abandi bagenderaho, sizo maje bagenderaho, mu by'ukuri nabyo ugasanga harimo icyo cyuho cyo kuba nta tegeko rihari, cyangwa se no kuba nta fund zihari zishyirwa kuri abo bantu batishoboye. So murakoze.